Kera cyane kandi n'uyu munsi hahozeho kandi n'ubu hariho ikintu cy'amayobera cyari giteye ubwoba kandi n'ubu giteye ubwoba imbaga nyamwinshi y'abatuye isi, cyatatanyaga kandi kikanasenya imiryango. N'ubu niko bimeze, ubu bwo ni n'akarusho. Cyarwanyaga kandi kigasenya umubano, kandi kuri ubu nibyo byeze. Wakwibaza ngo icyo kintu ni igiki? Ubwo abantu bizeraga ko gukunda ari intege nke, bamwe bakanavuga yuko urukundo hari abo rugira imbwa, cyane ko ubushakashatsi bwo hambere bwagaragazaga yuko umubare nyamwinshi w'abababara ari ababarizwa mu rukundo. Byavugwaga kandi yuko abakunda byimbitse ari bo bababazwa cyane, ariko umunsi umwe habayeho ikintu gitangaje. Njye wumva kuri mikoro ni Olivier Olipi, turi kurebera hamwe ikintu cy'amayobera kitari intwaro, kitari n'umuriro, cyateraga ubwoba kandi n'ubu gitera abantu ubwoba, cyatanyaga kandi n'ubu gitanya imiryango, cyasenyaga kandi n'ubu gisenya umubano. Umuntu umwe yahisemo gushira ubwoba ubwo abandi bari baragize ubwoba, maze uwo muntu ahitamo urukundo aho guhitamo ubwoba. Yitangira abandi, agaragaza ko urukundo rufite imbaraga kurusha ikibi cyose cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose. Kuri uwo munsi urukundo ruhinduka ikimenyetso cy'ubutwari, kwiyanga n'icyizere. Uyu muntu ninde? Byagenze bite? Yitwa Mutagatifu Valentine, wari umupadiri w'umukristo wabayeho i Roma kera mu kinyejana cya gatatu. Icyo gihe umwami Claudius wa kabiri yari yarabujije abasirikare bato gushyingiranwa. Uyu Mutagatifu Valentine rero we anyuranya n'itegeko umwami yari yaratanze. Valentine agafasha kandi akanashyigikira gushyingirwa, kandi bigakorwa rwihishwa. Nyuma y'igihe gito, Mutagatifu Valentine byaje kumenyekana ko akora ibinyuranye n'itegeko umwami Claudius wa kabiri yari yaratanze, ryabuzaga abasirikare bato gushyingirwa cyangwa se gushakana, gukundana mu yandi magambo. Ntibyatenze, Mutagatifu Valentine yarafunzwe. Nyuma y'igihe gito, Mutagatifu Valentine aricwa ku itariki 14 Gashyantare. Aha yari mu kinyejana cya gatatu. Valentine aricwa. Valentine kubera ko yitangiye urukundo n'ishyingirwa, abantu batangiye kujya bamwibuka nk'ikirango cy'urukundo nyakuri n'ubwitange. Mbere yo gupfa k'Umutagatifu Valentine, ufatwa nk'intwari yarwaniriye urukundo ndetse n'ishyingirwa, Abaroma bageraga umuhango wo kwizihiza umunsi bari barise Lupercalia. Uyu munsi bawizihizaga hagati muri Gashyantare, wari ujyanye n'ububyare no kuza kw'impeshyi. Nyuma Kiliziya yashatse gusimbuza uwo muhango. Mu mwaka wa 496, Papa Gelasius wa mbere yemeje ku mugaragaro ko tariki ya 14 Gashyantare, wa munsi twabonye yuko ari bwo bishe Mutagatifu Valentine, ugomba kuba umunsi wahariwe Mutagatifu Valentine. Wakomeje kumva izina Valentine, ushobora kuba wahise utekereza ku munsi Valentine's Day, ujya wumva cyangwa se bamwe bibavuga ko wahariwe umunsi w'abakundana cyangwa se w'abakundanye. Bashingiye ku itegeko Papa Gelasius wa mbere yemeje ku mugaragaro tariki ya 14 Gashyantare, avuga ko iyo tariki igomba kuba iy'Umutagatifu Valentine. Abantu bo mu Burayi batangiye kwizera ko iyi tariki ari y'urukundo, bagendeye ku cyo Mutagatifu Valentine yapfuye azize. Si ibyo gusa kandi, kuko abanditsi n'abasizi batandukanye batangiye kwandika ku rukundo kuri uyu munsi, ndavuga itariki ya 14 Gashyantare, bituma ihinduka umunsi wahariwe cyangwa witiriwe wihariye w'urukundo. Sobanukirwa Valentine's Day. Muri iki gihe Valentine's Day ni urukundo rw'abakundana cyangwa se urundi, ni ubucuti cyangwa se gushimira no kwita ku bandi. Uyu munsi wizihizwa n'abakundana, inshuti ndetse n'imiryango. Ntiwizihizwa ku bakundana gusa nk'uko ari imyumvire ya bamwe. Oya, ahubwo bikwiye kuba iby'inshuti ndetse n'imiryango, kuko muri rusange ari igisobanuro cy'urukundo. Reka nsoze mbabwira ngo Happy Valentine's Day. Mukundane forever and ever kugeza Yesu agarutse. Love you so much. Mwari kumwe na Olivier Olipi. Ndabakunda cyane.